ikibazo kuko nzabihora mukwiza ryari koko kuko umusaza wanjye naramubuze kuko mama sheri wanjye me naramubuze kuko ibibazo nzakomeza mbibemo kugeza ryari reba n'inzu benda kunsohoza kuko Imana yanjye none ubu nderekeza ariko kuko Imana none naramenyereye ubuzima umusaza wanjye ari ubaye iki wowe ko mbona nazi ibibazo ufite kanguhe sitori rero abaye iki se uzanyi she umve ngo yaramye kandi ibyo bintu mbizi mu cyaro gusa nyine ninde ukwishe kutambwira sister wanjye umusazi ufite ibintu by'ibisatsi nyine umusatsi munini utiyogoshesheje mana nyagasani nkubyire ngo none se umusazi ameze gute yambaye imyenda y'umukara yego ikabutura y'umukara nyine hanze nako muri sinanabirebye nanjye mbwira ukuntu ameze waretse mbwira ukuntu ameze siko mbona ugiye kurira ubaye je wambwiye waretse ese urimo urashyigikira umusazi ndakubwira ngo umuntu yaranyishe ukarira gusa ugiye kurizwa nuko yaranyishe mfashe umbwira ukuntu ameze nicyo nshaka kumenya byose subira ku muhanda nushaka uzaba none se reka nkubwire sibyo ni umusore muremure w'igikara atari igikara cyane ufite akanyinya nyine ufite umusatsi nyine umusore mwiza w'igikara shambwira nimba niwe hari umusazi se wabonye mwiza mana we atabarishenye wanjye wowe ukunda ni Yesu we atabarishenye wanjye mana we mushiki wanjye ibintu numvise avuga gakundana n'umusazi mana yanjye nibyo cyangwa se ibintu ngombe mbimenye se kuko nashaka kanigire mu nzu ariko niko se yamukora kanamwe ambonye ukora upa wunamye ubaye mugongo oya mapfi nufite ikihe kibazo ntacyo pe nese ko nje numva ngo ibintu by'imizigo ni ibiki amasatsi rero mwabuze ibyo bintu by'imizigo rero nari ndi kuvuga ari akabaro rero kasohotse hari ipantaro yitwa Gucci noneho kandi ibira abantu bafite nyashi noneho urazi unyambaye no ndi kubona ngo retushe yarashize asema ngo nitsangorekeza agasanga akoresha karetushe ko mbona noneho umusatsi wari kugenda gake akabona ko ufite utugambo twishe muko mabuja akubona umuntu wakundanye ko mbona sinzi kabisa mabuja nyamara ibyo ndi kukubwira n'ibyo dore umusatsi wa dore imvuvu dore n'inda ye mbere muko n'undi munsi tuzongera kumekera Sister bigenze gute ko ndi kumva induru nawe ushaka kufatanya n'umukozi mushaka kufatanya mu bibazo mufite none se umukozi ibibazo none nawe uje kuntera ibibazo Seen a lot of change. surprise God, super music show ndashaka gukora surprise nyine numvaga ngukumbuye ubwo umunsi cyagiye byarangiye nabi inshuti yawe kuvuga n'abasazi birancanga bivuga ukuntu nawe inshuti yawe yigabura n'abasazi noneho sinzi kabisa urumeze utese izi neza ese nimba twavuganye ukatigeze ubwira kuri bose surprise zawe nawe zimaze kumpuma cyane numvaga nshaka gukora surprise nyine nkareba ukuntu mu rugo nyine uba umeze kumva meze usibye usura ukuntu nambaye se ubona niyivaga akazi nicaye mu butaka kumva akazi gake cyakubona nyine uraje ariko nyine iteka n'iteka ziriba ifunguye ni karibu no mu mutima wose nyine reka ngiye ku muhanda gatoya nayo kandi dukoresha ubwo usanga nawe polisi gute nta kibazo
kwimarenga rero sinzi niba mutsanga iwanjye uzi n'ibintu wakoze rwose ibizi uvuga ngo ibihe reba imiti reba nk'iya miti wahawe n'intuzi n'abantu bakuze urangije urugero ufata ubikora uko ushaka ugenda uyitanga ibintu bitandukanye abantu ntabwo ndi gukumva amari abantu banyibiye imari bande bakwibye se banyibiye imari nagombaga kubateza wabimenyesheje ntabwo nari gusabira uburenganzira urumva niyo abantu bari banyibye nagombaga kubateza ntabwo ari gukora biriya bintu bakagarura imari izina ry'Imana ibya fake imana narabikoze nabitekereje kwimarenga rero nenze kuri umuntu w'umugabo ariko naje gusanga urimbwa rwose ntabwo byari gusaba ko ndi bujye gusaba abakuru ngo basaba uburenganzira hanga imifurati nagombaga guhita njyewe mbikora n'icyaha kibi ubwo se wabumbwira oya mani biriya bintu wakoze ntabwo aribyo rwose gufata imiti wahawe n'uza n'umuntu ugukuriye ukayivurisha mu kuntu ubonye mani gute bari banyibye ako kanya ndavuga reka mbateze ibisazi oya mani biriya urazi babaye abasazi ko bari babiri banyibye ari babiri urumva oya have banyibye ari babiri wabibwira wese rwose ntabwo yabyumva ibintu wakoze ni mbere njya mbicaho biri gutora mbese biragushimisha mani bro biragushimishya none se nari kubigira ute oya have wari gushaka ahandi hantu binyuza ariko ntubikora oya nagombaga kuyikora byagaragaye nabi izina ry'Imana byagaragaye nabi hano warasebye rwose umva muhigi nkusobanura urambwira se iki nta burenganzira nari gusaba abakuru nagombaga guhita mbikora oya biriya bintu bari ingenzi utanabikoze rwose ubukoze icyaha oya banza wumve njye nagombaga guhita baterereza ibisazi ubu barasaze abasore babiri barabasajije barakoze ubugobyi njye gutuma kwimaringa nkorera imbere kwimaringa bivuze iki se nuko wambaye neza kundusha wenda njyewe nandukanye n'abandi bapfumu mwakoranye utandukanye nande njye nandukanye n'abandi bapfumu kwimaringa niwe mupfumu wa mbere uzanye pe niwe mupfumu w'ikigoryi njye ngomba gutanga agasopo no ku bandi bantu bose abandi bantu si cyabandi ntawe nshaka uzagenda gukina mu mari zanjye zibaza ngende cyane fresh kabisa rwose biracamo kubona uraryoshye shamane nakuryoha nakwahura mane nari ndimo nibaza si uraza ryari tujye gusura Claudine mane ariko sha nawe kabisa imbere umusaza urabangutse kabisa byatangiye nabuze wambwiye ngo tugomba kujya kureba uramutse ndavuga ati ibyo ndimo byose bigomba guhita bihagarara no ngiye nabuze bari bamaye nyine utuntu tw'utujogo bamaze ko utuntu tw'utujogo cyane abagabo cyane bati ngiye nzajya gusura mane umuvandimwe besto mane uzikura mu sister ari na besto wanjye abo mane twitinda ku magambo mane wowe tumugereho gende mane twitinda ku magambo Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Karibu. Claudine, mezute. Sti haya mezute. Karibu. Thank you. Mumeza muteze. Turaho buriya sinzi ukuntu nyine nagize ka ofu tangiye nyine mamagara inshuti yanjye ndayibwira ngo tujye gusura Claudine dore hashije igihe tutavugana kuri telefone ntukivuga nawe sinzi byakugendekeye Sha ibibazo seka byambaye byinshi Claudine waje kugira ibindi bibazo se bya bindi nyine ubuzima bukenewe best ntabwo ndabona umuvandimwe wanjye sheri wanjye nuko sha nyine ibibazo byambaye byinshi shakomeza kwihangana nyine niyo mpamvu natwe twaje ngo tuguhumurize ya mu buzima busanzwe tumenye nuko umeze kabisa ntabwo binyoroheye ariko nyine ndakomeza gukomera ako nyine ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye birankomereye cyane sha natwe tuzakomeza nyine tugufashe bizakugora byose ntuzatinye kutubwira nizera ko nyine ndi kumwe n'inshuti zanjye twese tuzakomeza tugufashe kandi bizashyira bikundi oya nibyo buriya
ubundi se hari ahantu ariko n'ubundi nateganya kudufaranga turaza kugira ngo turi kumutwaza ikintu twagufasha shamwaba mukoze kuko buriya niba ufite inshuti mu buzima nawe ugomba kwiga kubona inshuti ze ntabwo inshuti yagira ikibazo wowe ufite ubushobozi bwo kuba wayifasha ngo itererane rero nugira ikibazo rwose turaza kureba ukuntu twabigenza urebe ko iminsi yakisunika rwose cyane humura mukoze ndabashimiye pe ndabashimiye muri inshuti nziza Imana yampaye humura humura ibibazo ntabwo byabura kuko isi niko iteye isi ni muzunguruka ejo bucya ari neza ubundi bugacya ari nabi mbese nyine ni ukwihangana kumva nagiye gutakaza icyizere sinzi ko musaza wanjye azamubona azaboneka none se igihugu ntabwo ari kinini cyane ku buryo umuntu yagenda ngo ahere azaboneka n'inzego z'umutekano zirahari zizakora uko bishoboka byose aboneka niyo basi namubona akaza twaya tubana nta kintu byaba bintwaye pe ni ukuri Imana izamfashe mubona kuko ndahangayitse Korodina we igihe kirageze rero reka dutahe wowe uzakomeza utumenyeshe ibyo bibazo byawe tugufashe kandi bizagenda neza ntuzagira ubwoba ndetse nasore ukicara we ku meza hano ndahatinda ku buryo nakwicara bane bato nkakubwira icy'ingenzi ese nta ndwara agira disipurine n'abantu usanze ngo ubasuhuze umva nyine rata sibyo nyine nari kukwaka amafaranga urabizi hariya ruguru se si horo kasobanurira ushaka kujya kwirebera agasobanurira yiva ako mwana warasaze nkuko uzi ko naranamubona mu maso ni 10 yonyine ntabwo ari menshi uyu muvandimwe mwumva ibintu koko bari kumbwira Rodi ibibazo wenda abona bikikugendaho koko se reka mubaze n'ibibazo tuba dufite muri runo rugo ntabwo uba ubireba koko none se bese ni musaza uyu muvandimwe wanjye nyine niwe mutoya mu rugo ariko ubu ndebera ukuntu aba ari kunzuka kuza muri iyi Kigali n'ibibazo n'ifite mubayemo ku buryo yumva ko icyo ashyize imbere ari filime amafaranga mwatse ese wajya ugira disipurine ubu ndebera se nyine ubu wavuye mu cyaro koko wavuye mu cyaro uje kunzutabuza muri ino Kigali uranagenda uri kuntera uri kumfatanya n'ibibazo mba nifite ubu se amafaranga 10,000 mwaka rimwe mu kwezi ndavuze ngo mva mu maso none ahangaha nta n'isoni yamwihorere nawe si we gusa ibibazo kuko nzabivamo komeza wihangane icyo ugomba gukora niba ufite na musaza wawe umeze kuriya ugerageze ujye umuganiriza sibyo aracyari umwana we uri mukuru ugerageze ujye umuganiriza kumukubita kuriya ntabwo ari icyo ntabwo ari umutuye nsumba muhoye ubusa kuko ntabwo mbona ukuntu aba ari kundakaza byose nyine byicwa no kutaganira biterwa n'umujinya araguteje ariko ujye umuganiriza yawe ubashe kugira ikintu umubwira kandi mujye inama y'icyo mwakora basi umuntu uri kubintu bankoze mu maso yanyu ntabwo biba bikwiye pe ntabwo ariko meze nyine nta kibazo buriya ako kanya abaneye nta kibazo buriya uzafate nk'umunsi w'umuganirizo yumve ko ibyo bya filime atari byo bigomba kuza imbere ahubwo batekereza icyo yakora kugira ngo burije rero reka tugire tugende Imana ibarinde sibyo kandi ni inshuti nziza thank you nawe turasubira sawa yeah Bonito,